uwo mwana muzaza mumujyane nawe umurenge nawe mujyane ku murenge mudasa mukubise hasi reka n'ubundi n'umwana uri mu nda twahungabanye twese twahungabanye kuko tubonye nk'uko mubivuze abaturage badukurikiye ndetse nyine nk'uko mwabonye ko bashobora no gukora n'urugomo mwabibonye ko baturwanyije. abaturage bahature nibahasenye bose umudugudu guvemo. Dutangaje mbese bagahinda dufite n'indengakamere niba bashaka abayobozi niba ari ruswa bashaka batubwira ko ruswa yagarutse mu gihugu naho aka ni akarengane twese abaturage mbese ni nkaho twakwiyahure tugashobora tukareka abayobozi bakayobora ibituro hafi n'abantu nyine bari kuvugurura wenda izo nzu zabo kuko ahantu hageze ibikorwa remezo nk'amashanyarazi urumva ntabwo agamashanyarazi bari kugenda barashiramo insinga urubona umuriro gwamaze kugeramo sinzi niba ahari gajaja garacanira igisagara nta bantu bato none kuki yanzu yiyubakiye kuki yo bayisenye yayindi bamuhaye kuki yo bataje bayisenye kubera ikibazo twe dufite ni kimwe nk'abaturage b'umudugudu wa Nyundo uyu mubyeyi basenyeye leta yamuhaye amabati namwe muri kugareba gano g'icyatsi arangije aravuga ati nge ntondaje ndararana n'amatungo iyo leta yamuhaye ayigira igikoni aje arashiramo amatungo y'amagufiya nk'uko leta yitubwira ngo nditire turararane n'iki n'amatungo none inzu abashije kwiyubakira baraje barayisenye nka leta nibamanza basenye iyo babahaye babone basenye noneho nawe iyo yitejeje imbere yiyubakiye perezida aravuga turarane n'amatungo none ku kimwe bo bari kuza bagasenya iyo yiyubakiye iyo bamuhaye so none twe tukibaza kuki bari bazi yuko Nyundo itemewe bakamereza amabati akaza akagubaka ahandi hatemewe kandi mukamuvuga ngo musigasire ibyo byagezweho mukamukubisenya yitejeje imbere bakabona bamusenyeye iyo yitejeje imbere impamvu nawe abitewe n'agahinda kuko iyo bamuhaye barayiretse kandi byitwa ngo yitejeje imbere nose yayireka iyo bamuhaye ko yari imaze gusaza ari guturirwa none yararayireka akayibamo ikamumarira iki kandi noneho yari imaze gushyiraho mwivana mujyana mu ishi ubu ntari ikibazo cyo kwisenyera impamvu ayisenyeye ni ikibazo kubera ko nawe ahuye n'ikibazo yuko bamusenyeye inzu yari yiyubakiye nihungabana namwe byababaho muri abayobozi nimba ari n'amanegeka nabwo amayazaza bireba mu mudugudu wa Nyundo nimba ari n'imwe gusenya muretse twumva umwe akumva turabona umubyeyi ari kwisenyera inzu isenywe bitewe n'agahinda yaragize umubyeyi ufite inda wo kurira inzu agahangara akayisenya n'agahinda agize nimba ari kunyagirwa nibemera bamujane bamwereka haba umubyeyi ariko ngo bamubwiye kutubaka iyi nzu aranangira utiki muyifashe gute nk'abaturage turahungabanye twese twahungabanye kuko tubonye ari akarenganira kurara kandi
yanyine musanwemo niyo ifite ikibazo yanyine ubuyobozi ko buzangwa ni mutangi musanzu inzu ziri kubakwa aho nkuko mubivuze abaturage badukurikiye ndetse nyine nkuko mwabonye ko bashobora no gukora n'urugomo mwabibonye ko baturwanyije ubwo rero ngira ngo haraza kubaho kubicaza twongere tuganire nabo bongere babe babwirwa impamvu ndetse tugerageze no kubasaba ko batuza ariko dukomeza gushimangira ko n'ubundi bakurikiza ibyo amategeko ateganya mu gihe bakeneye kubaka cyangwa se kuvugurura. Impamvu bavuga ko baje hano cyangwa se bubaka bigaragara ko hari abasenyi abandi basenyi ndetse bagatinyuka bavuga ko bashobora kuba bishimiye bavuga kandi gupfa ikintu cyo kwagikira. Murakoze cyane ngira ngo nkuko mwahageze namwe mwabibonye ntabwo ari iriya nzu gusa isenywe, hari n'indi hafi aho ngaho iherutse gusenywa yasenywe ngira ngo nkuko mwabibonye ku itariki 25 z'ukwa gatatu ubwo twari muri ubwo bugenzuzi. Ntekereza ko rero izindi nzu wenda zaba zihari ntabwo ari inzu zubatswe vuba, uraza gusanga ari inzu zatangiye kubakwa kera ahubwo ba nyirazo zikabananira, uyu munsi rero zikaba ziri aho ngaho zimeze gutyo. Ariko ndumva muri iyi minsi nta zindi nzu ziri kubakwa, ahubwo nyine nkuko nabivugaga bari bategereje ko iriya nzu yarekwa noneho n'abandi bakubaka iyo site ntibikiri site y'ubuhinzi ahubwo bakayigira site y'imiturire kandi atari imiturire. Bihabanye rero n'iby'itegeko riteganya ry'imikoreshereze y'ubutaka, ahagenewe ubuhinzi hakorerwa ubuhinzi, ahagenewe imiturire hagakorerwa ubuturire. Hahutajwe umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Shingiro, ariko inzego z'umutekano n'ubundi zari zihari. Nihe nama muha abigomeka ku byemezo by'ubuyobozi n'abahutaza inzego z'umutekano? Ntekereza ko inama ni ukubahiriza amabwiriza nk'uko biri, nk'uko natangiye mbivuga, kubahiriza gahunda za leta, cyane ko baba barazisobanuriwe kandi natwe dukomeje kuzibasobanurira kugira ngo ataza kugwa mu ikosa cyangwa mu cyaha akaba yakitwaza ko atabisobanuriwe. Ariko noneho by'umwihariko mu myubakire, mbere y'uko ujya kubaka banza ugane ubuyobozi bw'umurenge ubugaragarize igikorwa cyawe, barebe niba icyo ugiye gukora kijyanye naho ugiye kugikorera. Inama rero ni ukugana inzego z'ubuyobozi zirahari, kuva kugera mu isibo, kugera ku mudugudu, ku kagari barahari, ku murenge barahari, yemwe no ku karere turahari. Ibyo byose rero n'ubundi tuhabereye kugira ngo tubibasobanurire hataza kugira uwagwa mu makosa kandi duhari kugira ngo tubafashe. Uyu munsi nyakubahwa umuturage yisenyeye inzu yubakiwe na leta, ni iki kirakurikira yuko yagize inose akagenda akayisenyera? Uko bisa kose ntabwo turebera umuturage ngo abe ashobora kubikora ari umwe ariko arafite abana, cyangwa se akaba yabikora wenda nubwo umugore yagiye yisenyeye iyo nzu nk'uko twabimenyeshejwe, umugabo ntabwo yabigizemo uruhare nawe, kandi aho ari buze gushyirira ubwenge kugenda. Ntekereza ko uyu munsi arimo arabona ko yakosheje, turi buze kureba rero igikorwa nk'ubuyobozi cyane ko nta mabati yakuyeho, arayafite n'ubundi arongera yasubizeho ajye mu nzu yiwe aryame cyangwa se n'umuryango ubona ko byari. Umuntu yakibaza ngo abo bahutaje inzego z'ubuyobozi harakurikiraho iki? Barabibazwa mu mategeko arahari, agomba kubibabaza. Baribazwa gute? Nk'uko inzego zirahari. Yeah.
Thank you.